wansengera mfite umwana ufunze yarageze muri gereza. Mbwira yuko agiye kuzataha. Sengera umugabo yari yarantaye aragaruka. Umugabo wawe none ari he? Wino hano. Mbega twahereje Imana amashiko Yesu akiri ku ngoma. Sengera nari mfite umwana wasaze. Sengera nari mfite umwana wasaze. Umwana yarakize. Yagwaraga ikibyimba mu maguru. Nawe yarakize amaze amezi arindwi atakigwara. Imana kuko wamuhaye byose wanaza mu rusengero Amasengewe gaduhe Yesu icyubahiro wabikoze mu izina rya Yesu. None wafatisha icyemezo uravuga uti rekura ariko uyu muvandimwe wamuhaye ibyiringiro wamubwiye ngo iki? Amubwiye ko ibibazo afite bizakemuka. Muhereze mikorofone. Uko nasengeye umwana w'uyu mudamu, icyo gihe ngusengera umwana wawe nakubwiye ngo iki? Wambwiye ko azataha atazagira iwabanuye. Ni uwuhe? Naragusengeye uri he? Waza hano. Wino hano yampaye nka Yesu. Mbega twakomeye Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu. Uwo nasengeye kwa ikibyimba ni uwuhe? Nawe naze hano. Wino hano nawe. Mbega Yesu twamuha amashyi menshi cyane. Katwongere dukomere Imana amashyi yakoze ibi bintu niyo yonyine yabikoze. Uyu nasengeye nahanuye. Uwo nakubwiye yarafunzwe ngo hanurira. Ngo hanurira yarafunzwe. Nakubwiye ngo iki? Yuko agiye kuzataha amarira nkaya n'umugabo wanjye uyu yaragiye. Papa. Ngaho mujye kwicara Yesu yarabikoze. Katumuhe icyubahiro Yesu wakoze ibyo byose. Mama, uko nasengeye uriya mu mama, Imana irambwiye ngo uhagaze ku musozi abantu bose bakuvuza uko bashaka. Mbonye uri kunyura mu bigeragezo kandi nta muntu n'umwe ufite watabaza. Mbonye umwana w'umuhungu. Uyu mwana w'umuhungu mbona akorewe akagambane baramugambanira. Bamaze kumugambanira bamushyiraho icyaha cyo kwiba telefone. Bamaze kumushyiraho icyaha cyo kwiba telefone ndabona bamutwara transite ndetse mu minsi mike bari bagiye kumugemura. Uyu mwana wamwirutseho n'uyu munsi uri kwitabaza abantu ariko ntacyo biri kuvuga. Araho nkuzi wigeze umpamagara kuri telefone kanguhanurire rero. Uyu mwana none aha tuvugana mbonye abamarayika babiri bagiye kumuzana agataha. Yego. Bamutwaye ryari uyu mwana ari kureba? Wagiyeyo bakubwira ngo iki? Agiye barambwira ngo ninegereze bazamuma ngo baracyasuzuma kuko ayo makuru ariyo. Wohereze ikimenyetso ko umwana wawe agiye gutaha. Guha amakuru agaragaza ko umwana agiye gutaha. Genda wicare utuze ubare iminsi 13. Mbonye abamarayika babiri bari muri gereza ubu tuvugana. Mbonye bahamagara umwana witwa Kevin ninde? Hallelujah! Hallelujah! Wongera utele hallelujah! Hallelujah! Yitwa Kevin. Aratashe mu izina rya Yesu. Genda ujya kwicara Yesu arakubohoye.
komera Imana amashyi menshi. Hallelujah. Ayo mashina ya Yesu wapfuye akazuka igorogota. Luka. Haleluya! 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 Usanzwe usenga? Hari ahantu warunze? Nigeze ngusengera. Ubu ni ubwa mbere duhuye. Fatira mikrofone ku munwa. Imana irambwiye uyu munsi tuvugana uri kunyura mu buzima bushaririye, uri kureba iburyo n'ibumoso ukabura icyo gufata. Satani yaguteje umwuka w'ubukene muri ibi biganza, nta mafaranga ukibona. Wari umuntu uwizegwa, ariko uyu munsi nta muntu n'umwe ukiguhamagara kuri telefone ngo aguhe akazi. Imana irambwiye ngo kuko waje kwirirwa imbere y'Imana, ugiye gusohoka uhura n'akazi Uwiteka guteguriye. Imana inyeretse wambaye ingofero y'umweru. Umaze kwambara izo ngofero narabonaga wambaye n'inkweto zijya kumera nka butu. Wari wambaye, ngiye kubona mbona umuntu araguhamagaye ngo aguhereze akazi muri kampani. Ngiye kubona nabonaga wari ufite ikintu kimeze nka nivo. Ngiye kubona nabonaga uri umukapita. Imana irambwira ngo igiye kuguhereza akazi muri kampani. Mu busanzwe ukora iki? Naguhaye mikrofone. Uri umufundi. Dore Yesu aguhaye akazi. Tera haleluya! Imana iguhaye akazi. Irambwiye ngo ubuzima wari urimo bwari bwagucanze. Warebaga iburyo n'ibumoso nta nzira. Lesita labenima. Imana waje gusenga ukubaha Imana. Akira. Kaduhereze Imana icyubahiro. Uwo mugabo wambaye ishati y'umutuku ngwino nkubwire. Imana irinda. Oh Mana we. Ihori rimasinzira. Yesu ashimwe. Waturutse he? Mufashe microphone. Yimufashe wowe president. Ninde wakuraritse ngo uze gusenga? Wahita ufata icyemezo uza gusenga? Urashaka ngo usengere? Wa mugabo we, Imana irambwiye ngo uri kunyura mu bihe bikugoye. Abarozi barakuroze bakuroga umwuka w'inyatsi. Uyu munsi ngiye kugusengera Imana uyu mwuka w'inyatsi ukuveho. Urabyizeye? Mbonye abantu bari bagiye kugutera, kandi bamara kugutera bakagutera bameze nka banke, kuko nabonaga abantu benshi ku musozi, mbona induru zirimo ziravuga. Nabonaga baje kukwishuza. Imana irambwira ngo wagiye umunsi umwe wigiriye inama, wari urimo urategura business. Ujya gutegura business yo gucuruza ibintu bimeze nk'ubuconco, bimeze nka boutique. Umaze gutegura uwo mushinga, uragenda waka amafaranga ahantu kugira ngo ukore iyo business. Umaze kuyikora warahombye, n'uyu munsi nta kintu ufite cyo kuba wakwishura. Byo mvuga urabizi. Ndimo nditegereza ideni, kandi iri deni wabuze icyerekezo naho warikura. Urarifite cyangwa ntaryo? Urashaka ngo usengere Imana kwishura ideni? Ndimo ndareba imbere yawe ibihumbi 480. Aya mafaranga nagenda ate? Uri mangahe? Bega twahereje Yesu amashyi menshi mu izina rya Yesu. Tera haleluya! Hallelujah. Aya mafaranga ufite, ndabona hari ikintu uri gushira ku soko bakiri ufite. Imana irambwiye ngo ugiye ko kwishurira udakozwe n'isoni. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo irashaka kuyikorere. Uremera gukorera Imana? Wanyweye inzoga?
zarakuzengereje, icara hano ngiye kugusengera Imana. Imana irinda ihora ngiye kugusengera Imana. Mbega hari abantu bemera ko Imana itabara ngo tuyihe icyubahiro? Yego. Kadutere haleluya mu izina rya Yesu. Imana ishobora byose. Mama ngwino hano wowe wambaye rinete bango. Tera haleluya eshatu, kuko mu minsi 3 hari ibintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Usanzwe usengera hano? Uri umugatolike? Ninde wakuraritse ngo uzema? Umugurira akantu. Hari ubwo twigeze tuvugana? Hari ibintu by'uyu muntu wabarigeze umbwira wowe? Wino hano. Hajya wowe nagusenge ufite icyo kibazo. Muhereza microphone. Iyegereza Imana icyubahiro nkubwire. Yo. Imana yagusimbukije ipfu nyinshi. Zari zikomeye. Urazibuka? Ndazizi. Ufite abana bangahe? 3. Aba bana 3 ufite, umunsi wa mbere utwita umwana wa mbere w'imfura, hari umukecuru wahonze agatoki ku kandi utwita inda, yari ifite amezi 3. Amaze guhonda agatoki ku kandi aravuga ngo inda utwite izaguhitane uyipfireho. Aragenda yishura 162 kugira ngo iyo ndi zakwica. Imana aho yari iri mu ijuru irabyitegereza, ireba amasengesho yawe n'amasengesho y'umugabo wawe. Imaze kuyareba, igihe wari ugiye kwa muganga kubyara, mbonye dogiteri yarafashe icyemezo cyo kukubaga. Umaze kubagwa bagukuramo umwana uhava udahapfiriye, kuko bifuzaga ko wapfa. Utashe umurozi aravuga ngo arancitse, ariko inda ya kabiri ntabwo azancika. Umwana arakura, ufata icyemezo cyo kongera gutwita. Umaze gutwita bwa kabiri, ugiye kubyara, umurozi ararahira avuga ko ugomba gupfa. Marayika arahagarara anyura muri dogiteri, n'inda ya kabiri ubyara bakubaza. Niko byagenze? Tibyarekeya. N'ubwa gatatu waje kubyara bakubaze. Umaze kubyara bakubaze, ndabona decision bari baravuze ko ugomba gupfa mama, ufata icyemezo cyo guhagarika kubyara. Ndagira nkubwire ngo Uwiteka Imana irambwiye ngo akomoye igikomere cyose wari ufite ku nda yawe. Hari inkovu Imana imbwiye itsibanganyije kuko yari igiye kuzamo ikibyimba mama. Tipela setibaneke, kuko ndabona inkovu urayigira. Imana irambwiye ngo mu nda hari hatangiye kuja hakurya gake gake, hari hagiye kuvukamo ikibyimba bakazakubaga bikarangira ukwiye kuseta, kuko n'umwuka bari barakoherereje. Imana irambwiye ngo ntabwo uzahagwa, kandi n'ikibyimba Yesu aragishiririje kuva uyu munsi. Icya kabiri, waturutse he? Tanzania. Wavuye muri Tanzania. Imana irambwiye ngo ugende muri Tanzania. Imana igiye kuguhereza impano yo kwamamaza ubutumwa bwiza. Amen. 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 Mbonye Yesu akubakaho itorero rigari. Amina. Kandi mbonye iryo torero hazamo abantu bakomeye n'aboroheje. Amina. Wakabaye ufite amatungo menshi Satani yagiye ayatwara. Nukuri. Nihe mwari mutuye hari imiyenzi?
ndumva ntahamenya aho ngaho. reka ngusobanurire duhereze Yesu icyubahiro. Wagize umugisha wo kumva wakorora amatungo, Yego. ariko Satani ntiyifuje ko watunga ngo utunganiwe. Yego. Kuva uyu munsi abana bawe Yego. Yesu abahaye ubwenge. Amen. Amen. Itipele statike. Hallelujah. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo umubabaro wari ufite Yesu arawukumaza. Amen. Mugiye kuba bakire, umutware wawe ari he? Ni wowe mugabo wiwe? Oh, nawe wavuye Tanzania? Ayewe, duhereze. Ninde wabararitse ngo muze? Nigiye wabararitse nababonye kuri YouTube. Wambonye kuri YouTube uva Tanzania uraza? Mbondarika n'abantu binaha barahaza, nzana n'abo bantu bose nigiye wabararitse n'abavandimwe banje. Oh. Mbonye Imana ikwa mwitero w'ubutambyi ukora iki? Ubundi nari umworozi ariko ndi n'umukirisitu, nta wundi murimo w'Imana nakoraga. Ugiye gukorera Imana kuko mbonye Imana ikwambika umwitero. Ngiye kugusengera uragenda. Ndagusengera uragenda n'impano ya gihanuzi muri wowe. Haleluya. Kuko Imana irambwiye ngo muri wowe hari imishaka yo gukorera Imana. Ngiye kugusengera uravana hana amavuta. Haleluya. Tanzania hari ujya ukubita abadayimoni. Haleluya. Kuko Uwiteka agiye kukugabiza ivuga butumwa muri wowe. Haleluya. Urorora se ukagera n'ico ugeraho? Awi. Kuva uyu munsi Yesu arambwiye ngo ugiye korora ushike ku nsinzi. Haleluya. Kandi abana bawe bagiye gukorera Imana bakizwe. Haleluya. Haleluya. Ni ko Uwiteka avuganye nanjye yicarire. Amen. Yicarire. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mbega Yesu tumuhe icyubahiro. Icyubahiro ni cyawe mama. Uwo mugabo wambaye ikoti ngwino hano. Wigeze ujya kwa muganga? Nagiyeyo. Nta kibazo bakubwiye ufite mu mpyiko zawe? Icyo gihe ni unsobanurire kuko ngenda umuhanuzi w'Imana ndakubwira ibyo ndeba. Bajya babimbwira ariko ntabwo nagiye kwivuza impyiko. Imana irambwiye ngo intanga zawe zirema umwana zari zaramaze kuba amazi. Kuva uyu munsi Uwiteka gushubije intanga nzima niko avuganye nanjye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ufite umwana? Oya. Umaze imyaka 25 ko ariyo ndikora imbere yawe? Yego. Nta rubyaro? Yego. Iri joro marayika agiye kugupombamo intanga zikora umwana niko Uwiteka avuze. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Icara hano ngiye kugusengera Imana. Kando kwikunda umwana wayo jeni kwikunda takwiriye nari umugome nukwima Yesu wambambire ku musaraba. Uraho? Waturutse he? Nyamata? Madamu wawe ari he? Sigaye mu rugo. Ngwino hano. Ngwino ngo usengere Imana. Thank you, Lord. Papa. Wowe na madamu wawe mwashakanye mu buryo butari bworoshe. Mushakana kubera imibare y'Imana. Mwaje kunyura mu bihe bitoroshe ari kurihangana kuko wumvaga ushaka kubaka urugo. Anyuma ntabwo abarozi bigeze bishimira umunezero wawe na madamu wawe. Uyu munsi tuvugana iyo bigeze 5:40 ndimo ndabona ibintu bohereza bikaza muryamye wowe na madamu, kandi iyo biza bifata guca mu muhogo wowe na madamu, bikaba niga mugashaka kubura umwuka kandi bikabafatira rimwe. Yego. Bikuba hejuru zinga Curo nyinshi n'igihe bijya biza kuvuga ngo umwana yamubuze kandi ahari. akavuga ngo umwana yamubuze kandi ahari.
Imana irambwiye ngo ni amahembe babohererezaga, kuva uyu munsi ntibizagaruka ku buzima bwawe. Haleluya. Wowe na madamu wawe Imana irambwiye ngo ibahaye protection igiye kubarinda, nta mudayimoni n'umwe uzongera kubateza ubu bugwayi. Amen. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo Delistic, hari umuntu ndi kureba inzu, ufite inzu. Yego ndayifite. Iyi nzu umurozi wese uri ku buzima bwa wapfe. Amen. Iyi nzu wigeze uyishyira ku isoko? Yego. Hari umukire wigeze ubona se? Nawe. Imaze igihe kingana iki ku isoko? Maze igiye kumara nk'amezi 5 cyangwa hafi umwaka. Agiye kumara amezi mwaka. Iyi nzu hari umugore waje afata agati, ugende mu muryango w'iriya nzu. Yego. Nugenda ufata isuka, ntiwite uko hameze uze gucukura. Uraza gusangamo agati kari mu ishashi y'umukara. Ako gashashi uzakanzanire, ntugatwike. Kuko Imana irambwiye ngo ni agati bashyizemo kitwa umunaniza. Umuntu wese uje kubaza iyo nzu ahita agenda ntagaruka. Yego nibyo. Niko bimeze. Ugenda ubikore, yicarirwa ngo haye amakuru. Amen. Dukomereye samashime kimeze na byaje. Bwira uwo muntu muri kumwe ngo Imana ntizemera kubura uko ibigenza, ntizabura uko ibigenza. Na nyuma ya zera Imana irakora mu izina rya Yesu. Imana igiye kukuremera amashimwe, bizamenyekana ko hari Imana wubashe. Reya mama sete. Tera haleluya. 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 Bega watera haleluya. Haleluya. Mana somera mu gitabo cyo kuva Tipelas ye gusengera ingwara. Ni mu gitabo Kuva 14:14. Dusome mu izina rya Yesu. Suma Igitabo cyo kuva ibice 14 n'umurongo wa 14. Uwiteka ari bubarwanirire. Uwiteka ari bubagwanirire. Namwe mwicecekere. Komera Imana amashini bawumvishe ayo magambo. Haleluya. Uwiteka ari bubarwanirire. Uwiteka ari bubagwanirire. Namwe mwicecekere. Amen.